Ninaho bansakuje igisakuzo kivuga ngo ese Samatani itwara iki na pasi. Umva ari ikintu cyoroshye ariko ntabwo binagoye kuko abaririmbyi badufashije cyane kubisobanura igihe twese twafatanya kuramya. Rwanda Samaritan Choice ni umusaruro w'amaraso meza. Haleluya. Niko nagerageza gusobanura ngo Rwanda Samaritan ni umusaruro w'amaraso Yesu. Yesu uyu mugabo twubaha kandi inkomoko yarizera, atekereza twese hano turabizera, nizera gutyo. Yagiye ku musaraba nuko Bibiliya bitubwira, ahajya ntawe uhari muri twebwe, aterwa imisumari tudahari, yambika ubusa, ntawe wagerageje kumushyira umwambaro, ahangicirwa n'inyota, ntawe wamushyiriye utuzi two kunywa. Ariko Imana ishimwe, mu mibabaro ye havuyemo icyubahiro cyayo. Mu gusuzugurwa kwe havuyemo aya mashyi. Hariya ntawe wamukomeye amashyi, hariya ntawe wamubwiye ngo kore, hariya ntawe wamubwiye ngo komera, ndetse yahahuriye n'amagambo akomeye kugira ngo bamubwira ngo ibambure niba uri umwana w'Imana, uvane ku musaraba nk'amagambo yo gusuzugura. Ariko yari ariho ategura ibi byishimo dufite uyu munsi, yari ariho ategura umunezero dufite uyu munsi. Abo rero aya maraso yagizeho yahamagaye, kuko kujya ku musaraba kwe ubundi urupfu ntabwo warwizihiza. Noneho urupfu yapfuye ntabwo ari urwo kwizihizwa, ariko impamvu turwizihiza ni uko urupfu rwe ataheranwe n'urupfu, ahubwo yazutse. Iyo aba yaraheranwe n'urupfu uyu munsi twari kuba dufite agahinda, ariko Imana ishimwe ko yazutse kandi akazukana intsinzi. Urupfu rwe rero rusigaye ni icyubahiro kuri twebwe. Ntabwo ruduteye ipfunwe, ahubwo ruduteye ibyiringiro. Ntabwo ruduteye kumwara, ahubwo ruduteye kwishima. Niyo mpamvu turi hano, abagiriwe ubuntu rero, kuko urupfu rwe rwari rufite misiyo, kandi misiyo ye nta yindi ni ukugira ngo abamwemera bose bakizera izina rye, ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Umuntu rero wamaze kumwakira akamumenya nka mama w'amahanga, atangira kugira n'amayishuriro, atangira gutekereza ngo mbese yewe ko Yesu ahinduye ubugingo bwanjye, mbese yewe ko Yesu angiriye neza, mbese ko Yesu amaze kumumenya bigenze nte. Ni nacyo gisubizo Yesu yatanze mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka mu bice 10, aho yari ariho aganira n'umwigisha amategeko amubaza ngo mbese amubaza ubwami bw'Imana, bagirana ikiganiro kirekire, amubaza ngo nakora iki kugira ngo ndabe ubwami bw'Imana. Nacyo abantu benshi bibaza. Aramubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose na mugenzi wawe, nubigenza utyo uzaraga ubwami bw'Imana. Aramubwira ngo narangije kubikora, ariko arangiza amubwira ku murongo wa 30 kugera ku murongo wa 38, arangiza amubwira ngo hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko. Urebye ni naho yerekwa, niho mama w'amahanga avoma, niho tuvoma abasamariya twese tuvoma muri iyo misiyo cyangwa se muri iyo message Yesu yatanze, aho yasoje abwira uwo baganiraga, bari bafitanye ikiganiro, amubwira amakuru y'umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko. Hanyuma muri urwo rugendo ngo ahahurira n'abantu. Bibiliya ivuga ko hagati ya Yerusalemu n'Yeriko hari ibirometero 25, hari akantu k'agashyamba. Abagenzi bahacaga bahuraga n'abambuzi, ngo umwambuzi rero ahura n'abantu baramukubita
baramukubita bamusigasigajeho gato agapfa. Ariko ari muri urwo ari aho anyurwaho amaze gukubitwa asigaje gato agapfa, yari akeneye umuntu wamurengera wamutabara. Ategeye amaboko abahisi n'abagenzi ngo arebe wamurengera, tubona abantu bamunyuzeho b'ibyiciro bitatu. Abambere bamunyuzeho nagerageje kubivuga muri make, ariko iryo jambo nimugire umwanya barisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice 10 uhereye ku murongo wa 30 umanuke. Ni nabwo ubutumwa bwanditse kuri ya mipira bari abana bambaye. Bibiliya iravuga ngo yanyuzweho n'abantu batatu. Ngiye kuvuga nihuta. Abambere bamunyuzeho n'umulewi, undi wamunyuzeho ni umutambyi. Abo ni urugero rw'abayobozi b'iyobokamana cyangwa se b'idini. Nta nubwo nzi impamvu Bibiliya yabyanditse gutyo, ariko mbabazwa no kuba yaranyuzweho n'abantu bameze batyo. Ariko ananyurwaho n'umusamariya. Ndagiye gusobanura gato Abasamariya ni bamwe mu miryango y'Abisirayeli, ariko Isirayeli imaze gucikamo kabiri. Amateka maremare ya Bibiliya, hari imiryango yo kwa Yuda yakomeje imiryango ibiri, hakaba n'imiryango 10 yagiye mu majyaruguru ariyo yiswe abantu b'i Samariya. Ndetse bagezeyo baranenwa ko baragiye bihuza n'abanyamahanga b'aho ngaho basenga ibigirwamana, gutyo ni inkuru ndende. Ariko natangajwe n'ukuntu Yesu yatanze urugero ku Musamariya, bishaka kuvuga ko nta muntu wo gucirwa iteka buryo udatekereza yavamo ibyiza. Umusamariya wari mu rugendo ngo agera kuri uwo muntu nawe afite ibibazo, amunyuzeho ahagarika urugendo, ntiyamera nk'abarewe n'abatambyi, ahubwo ahagarika urugendo amwitaho. Akora ibintu bigeze kuri bitatu. Amwomoza amavuta yerayo, amushyira mu nzu y'icumbi, arangiza aramurwaza kugera ubwo akize. Hanyuma Yesu agirana ikiganiro n'uwo munyamategeko, aramubwira ngo mbese muri abo bombi ninde wamugiriye neza? Aramubwira ngo amubwira ko ari uwo. Arangije Yesu atanga mesaje ivuga ngo ngaho genda nawe genda ugenze nk'uwo Musamariya. Abambajije rero ngo ntange ikiganiro kivuga ngo ese kubera iki turi hano uyu munsi? Impamvu turi hano uyu munsi ni uko twagira ubuntu Yesu akaduha uwo mutima we, umutima wo kwita ku bababaye, umutima wo kutanyura ku bantu. Uyu munsi kugira abantu bashobora gufata umwanya nk'uwa mama w'amahanga, bagahagarika ibyo bagombaga kuba arimo, bagahagarika umwanya wabo bakita ku bababaye, uwo mutima ufitwe na bake. Ariko turawifuriza abantu benshi, turimo turatera akamu. Niyo mpamvu yo guhura gutya, kandi dushima Imana ko habayeho amadekararasiyo menshi y'abantu biyemeje nabo gukora uyu murimo. Imana ibahomugisha cyane. Nimuze dufatanye uyu murimo, kuko abantu ntabwo bakeneye kumenya amadini yabo gusenga. Ikibazo si idini, kuko twabonye n'umulewi yamunyuzeho, ahubwo ikibazo ni uwo mutima wa Gisamariya wo kwita ku bantu bababaye. Turabifuriza uwo mutima. Isano rero kuri uyu munsi, twahuje umunsi kugira ngo Kristo yongere atange umutima wa Gisamariya mu bantu. Uyu munsi w'umuzuko wa Kristo twongere tumanukirwe na Roho Mutagatifu y'umwuka wa Gisamariya, amanuke mu bantu benshi kugira ngo roye kunyura ku bababaye. Kuko ndashaka kuvuga iki kintu muri uru rugendo, nk'uko uyu muntu yatarazi ibiri umubeho amanuka agiye Yerusalemu, ni nako natwe mu buzima bw'urugendo tutamenya ibyo duhurira nabyo mu nzira. Hari igihe duhura n'abambuzi mu buryo tutabitekereje, ariko Imana ishimwe, nubwo twahura n'abambuzi hari Umusamariya w'umunyembabazi. Mbifurije kugira umutima wa Gisamariya. Cyangwa Abanyarwanda tugize umutima wa Gisamariya, imfubyi ntizabaho. Tugize umutima wa Gisamariya, abantu ntibabura, kuko hari n'ababibera. Tugize umutima wa Gisamariya, abana ntibava mu ishuri, kuko hari abajyana n'abana i Burayi. Abo ntibabura uko basangurira ku bababaye.
ariko ndagira ngo icyifuzo turi buvane hano dusenge Imana kugira ngo uyu mutima ube mwinshi ugwire mu mitima y'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga n'abandi benshi, kugira ngo we kugira umuntu wigunga. Hari igihe uhura n'ikibazo wahuye n'abambuzi ukagira ngo mu isi nta bantu bakibaho, ukagira ngo iyi isi yawe wenyine ukakwiriraho, ariko uyu mutima ubanye mu bantu nta muntu wakahungabanye, nta muntu wahungabanishijwe n'ibibazo. Niyo mpamvu imusamariya, niyo mpamvu turi hano turashima Imana kuri kuri pasika, turagira ngo twibwire Imana aremera yuko uyu munsi ni ikimenyetso, ni ikimenyetso cya pasika. Pasika murabizi ni ukunyurwaho. Pasika y'Abayuda murayizi, igihe abana ba Isirayeli bacungurwaga n'amaraso y'intama. Twebwe rero nk'itorero ntabwo twacungujwe amaraso y'intama, ahubwo twacungujwe amaraso akomeye ya Yesu Kristo. Ayo rero yaratuzigamye, natwe turi abarokotse tuvanywe hanze. Iki torero risobanura kugira ngo tuze hano tube umuryango wo kwamamaza iby'ubwami bw'Imana. Ariko abantu ntibakeneye kubona tuvuga gusa, ahubwo bakeneye no kubona twegera abahuye n'abambuzi. Abambuzi tuze ni ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ariko Imana ishimwe ko tutazahera nyuma kandi hari abasamariya. Nagira ngo nsobanure gutyo impamvu y'uyu munsi kandi twigire Imana.